kubabwira ngo maranatha. Bazuka gusoma amagambo y'Imana. Bonekana katika kitabu cha Zaburi 25 umurongo wa mbere mstari wa kwanza tunafika chini huko. Kadusome Zaburi. Acha tusome kitabu cha Zaburi 25 umurongo wa mbere mstari wa kwanza. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Uwiteka ni wowe nshirira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye. Ne gukorwa n'isoni abanzi banjye be kunyishimanira. Siko bizaba bagutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu masezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Abisubiremo. Murabikunze? Dusome nanone mu izina ry'Yesu. Uwiteka ni wowe nshirira umutima wawe, Mana yanjye ni wowe niringiye. Ne gukorwa n'isoni abanzi banjye be kunyishima hejuru. Siko bizaba kubamutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu masezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Tubashuje mu izina ry'Yesu. Ndabona munezerewe, mukomere Imana. Nta munezero tuvana mu byo kurya, kandi nta munezero tuvana mu myambaro, nta munezero tuvana mu mazu turyamamo, ahubwo umunezero wacu uri muri Yesu. Amen. Washobora kugura ibirayi muri Walmart, ukagura bya bicikeni ari isoko ry'amahoro ntibayo, isoko ry'ibyishimo ntibayo, isoko ry'umunezero ntaryo. Hari isoko rimwe riremeshwa na Yesu Kristo. Iyo umuntu yaguzemo atega amaboko bigakunda, iyo umuntu yaguzemo arabyina bigashoboka, iyo umuntu yaguze amahoro kwa Yesu akagura ibyishimo kwa Yesu. Haleluya. Niyo yamuraye nta n'ubwo babimenya, niyo afite n'ibibazo ariyumanganya ukagira ngo ni Mose. Haleluya. Imana yaduhaye amaboko, Imana yaduhaye amahoro, iduha umunezero, iduha ibyishimo, imufashe tuyikomera amashyi. Haleluya. Iryo soko nzarirema, iryo soko nzarihahiramo. Hari igihe uhaha ibirayi
wageraho ugasanga byakuboreye. Wagura imyenda, uyaguze utwenda dushya, washyira muri mashini ejo bikaba byacuritse. Haleluya. Hari umwenda udasaza, iyo Yesu yakwambitse ugakubitamo n'abadamu barakureba bagakubita. Haleluya. Uhora uri gutemba amavuta iyo abantu bakwitegereza bakabona atari wowe. Iminkanyari yaragiye, ivuga nabi kwaragiye, uburakari bwaragiye, ingoma ryaragiye, ishyari ryaragiye. Yesu aragahora ku ngoma, nahabwa icyubahiro none n'iteka ryose. Ndabaganiriza amagambo ari kuvuga ngo irinde kuva mu isezerano, Yesu araje. Haleluya. Irinde kuva mu isezerano. Mwene data komera, mushiki wanjye komera, abaririmbyi mukomere, abakozi b'Imana mukomere. Yesu araje. Uwo twarindiriye araje, twaramutegereje, ariko ibimenyetso byo kuza kwe, imirimo yo gutabarwa we, imirimo yo kuza kwe ngiyi yasesekaye. Wumvaga amagambo ejo umunsi w'ejo bundi, hari ahantu ho kurindira, hari ahantu ho gutegerereza. Haleluya. Ntabwo twavaho, twabitangiye ku cyumweru, reka tubisoze umunsi w'ejo. Icyo turimo gusa ni kimwe, isezerano Imana yampaye nzarigumamo kugeza Yesu ahindutse. Nziko ibibazo bitazabura, nziko uburwayi butazabura, abandi bazarwana, abandi bazagukoba, abandi bazaguhemura, abandi bazakunegura. Ndabwira bara ngo ihangane, komera ku rugamba, uwo warindiye araje. Byanditswe nanone mu gitabo cyo kubara 23. Imana yacu si umuntu ngibeshye, Imana yacu si umuntu ngo yihane. Ibyo yavuze no ku misozi izabisohoza. Murabyemeye? Haleluya. Musabe yandire gakambesha. Haleluya. Shantari amakara gasaha ejo bundi ngo nisubiyeho, ariko Imana yatugabiye ijuru, Imana yatugabiye ubugingo buhoraho. Nubwo abagabo batariha, nubwo Satani yamutariha, ibishuko byo bigakeka ko imikaka ikamera, akajya kubona akagukankamira. Izere gusaba Imana yacu ntabigeze. Haleluya. Iragize ubugingo bwawe, uyiragize umubiri wawe, uyiragize abana bawe, uyiragize umugabo wawe, uyiragize umurimo w'Imana. Uwabivuze araje. Ibihugu biri kurwana kubera amasezerano. Mureba hano twanditse, twasezeranye iki? Aya masezerano muracyayubahirije nangwa ntabwo mukiyubahirije? Ubwo mwayavuyemo turarwana, umufurere n'umusere bazarwana bapfuye amasezerano. Igihugu n'ikindi kizatera gipfuye amasezerano, abantu bazashikurana bapfuye amasezerano. Mwirinde kuba amasezerano, uwo mwarindiye ngo yaraje. Bene data bakuru, biranditswe mu gitabo cya Amosi ibice 3. Mbese ababiri bajyana wanaweza kwenda safari pamoja na upatano. Ni koko wafata kabajyana ngo mujyane muri stade ya Chicago mutasezerana. Venus wajya New York ugapatana na twitaho ngo mujye mutasezerana. Niba ibyo bitakubaho, Imana yacu nikaza. Imana yacu nayo ntiyafata umusere imuvane mu dini, imuhanagureho umwanda, imuvane mu byaha, imushyiramo inzira batasezeranye. Ababiri ntabwo bajyana batasezeranye. Nimuze gusezerana na Yesu Kristo. Uwishe isezerano yongera risubireho. Uwo twarindiriye aragarutse. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ntabwo nibakerereza, ndi kubona munezerewe cyane. Reka nanjye mbareke kubaza isezerano Imana yampaye, nanjye nzarigumamo. Haleluya. Ababiri bajyana batasezeranye. Iyo umusore n'umukobwa bakoze mariage, ngaho mwambika impeta, bagahana utuganza, bagakubitaho impeta, ngaho noneho uri murahira. Uhereye none nemeye ko uyu muntu tuzabana
kugeza ku rupfu. Umusore nawe ati nanjye ndemeye kuzabana n'uyu musore kugeza ku rupfu. Mutere kuzabigira imigaryo. Iryo sezerano rirandikwa hano rikandikwa no mu ijuru kubera abantu bapfa amasezerano. Na Yesu Kristo nawe afite umugeni wa Kentucky. Haleluya! Yamwambitse ibyiza byose, amuhereza ibyiza byose, yamuhaye amavuta bajya yisigaho, nakwishuka yongere yitotobeke, yamuhaye umwambaro umwemerera kujya mu bukwe. Ibyo byose ntiyabiho batasezeranye. Nimuze gusezerana na Senyeri. Senyeri araje, bitinda bitera gutinda, uwabivuze ntazatubeshya. Iyo rero umurebye ndi kubona ino minkanyari yaje umwe ebyiri minkanyari washaje ushakaga kameze neza ntabwo kiri amagore. Umugabo nawe ati ega rero wabaye igisaza, hariho n'utundi dusore bivanye munsi y'isezerano. Ndabwira rero ngo bikomera bidakomera ni tayari mube mu isezerano. Uburara utaburara igumira mu isezerano. Ugira ibibazo utabigira igumira mu isezerano. Yemwe mw'abakobwa mwe mbifurije kugumamo, n'abafurere mwe mu isezerano. Korora ry'Imana Yesu araje. Amasaha arageze rero ngiye abisezeranije ibisohoze hakiri kare. Dusomere Habakuki. Ibice bibiri kuvuga ngo ikihute. Ibice bibiri. Ninde wahageze vuba vuba? Yihuta twumve. Habakuki. Ibice bibiri. Mbega amagambo meza. Nayakunze nawe yakunde. Harimo imbaraga kandi harimo ubugingo. Mwene data soma. Habakuki ibice bibiri. Habakuki ibice bibiri. Soma umurongo wa mbere manuka twumve. Nzahagarara hejuru y'umunara. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira. Kandi nzaragaguza ndebe aho ari buve. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira. Kandi nzaragaguza ndebe aho bicamwire. Nuko nzasubiza ku bwico no mu gakiza. Murabyemeye? Hepfo rwangu chini kunasema nini? Maze Uwiteka aransubiza ati. Maze Uwiteka arambwira ati. Andika. Ugerekane. Bene data bashiki banyu n'abakozi n'abakobwa n'abakecuru mwese mweneye ko Imana yandika muri mugoroba. Murabyemeye? Urwandiko rwa fiyanse murarwemeye? Niba musabwe by'ukuri mukaba mwenda gushingirwa mumbabarire mu rwandiko rwa fiyanse. Maze Uwiteka aransubiza ati. Andika. Ibyerekanwe bigaragaze ku mbaho kugira ngo urusomye atihutire ubigaragaze ku mbaho kugira ngo umuntu wese urabisoma ugendere buhoro. Urabisoma neza akabisoma abiterere Obedi. Iri jambo ni irya Didasi. Iri jambo ni irya Gerard. Iri jambo ntabwo ari iryanjye. Kugira ngo ubisomye byirute abyihutire. Ibangaye bakeneye imbaraga zo kwihuta. Imana ibambere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Komeza Fred. kugira ngo ubisomye abyihutire. Ubisomye abyihutire. Kuko ibyerekanwe yewe umva buri kintu cyose kigira igihe.
inakuwa ni wakati niba wako. nta mbaraga ufite none Kama una nguvu leo, menya ko nazo zifite igihe. jua kwamba nazo zina wakati. Niba ibibazo byawe bidakemutse none menya ko hari igihe Imana izabikemura. Weho ndi kukubwira ngo komerera ubusezerano. ntibizatinda Ntibizatinda kubageraho tugeraho Fikia. kandi ntibizabeshya kandi ntibizabeshya. ntaho byatinda Ntaho byatinda we tegereze kuko kuza ko bizaza ntaho byatinda nzabitegereza. Ayiwe bizaza yewe ntaho byatinda nzabitegereza. Gerana z'abatakiriho n'amapenda z'abatakiriho twese tuzaba tudahari, ariko ijambo ry'Imana we naho ryatinda ukuza ko rizaza. Ntabwo bikubeshya. Imana si umuntu, Imana si umuntu. Nibete ibyo yavuze bizashika. Murabyemeye? Ahubwo amasezerano mubikomereremo. Ariko nsubiremo, Lakini wacha nirudi sana. Satani ari gukaranga. Anapika. Nongeye kubisubiramo. Ala Satani ari gukaranga. shetani angela Ntabwo ari rwa rukarango rw'iwawe oya. Nta urakoze mushiki wanjye afite n'ibirungo. anakuwa na vitu ya kuweka Bakunda byagura ibirungo muri ho mu masoko, bakubita mu nyama, ukotsa ibintu bigakomera. Satani afite ibirungo ya kuweka ndani. ntabwo agukunze, ntabwo ari gukaranga ngo ukunde uhage, ari kugira ngo uve mu isezerano. Aleve maniza ntagenze bite baracyahari bagiye uyo bagiye. Mbega agahinda, abasepake wanengaga, abadive wanengaga, abaciraga imanza bose uzibuka uhagararanye nabo wasigaye kuko Satani yagukarangiye. Satani ari gukaranga, Shetani ntabwo agukunze, ntabwo ashaka unywa agasupu, ntabwo ari inyama zokeje ari kukugaburira, ari kugira ngo akubyige uve mu byizerwa. ndani ya kuamini. Uva mu byizerwa Toka ndani ya kuamini. ntabwo azaba akikugira inshuti, Hata kufanya rafiki wake. ahubwo azatangira kuguhema. Bigiraga amafurega bakigira amasere, bino rata mwijyane azagutwara no ku bicupa bya wisiki. Uzagwa mu muhato, polisi zizagufata. Uzandagara, wari umugore mwiza wasokozaga neza akambara neza, icyubahiro kizagenda. Frere Branham ari kuvuga ngo umuntu natandukana n'ijambo ry'Imana natandukana nawe kubera Imana atandukanye nawe kera. Haleluya. Frank nawe yasubiyemo, ntabwo nabisoma. Umuntu niyanga ijambo ritegura umugeni akarihinyura, agahinyura n'abarivuga, akabavuga nabi, akabatuka, akabakwena. Ego ni abantu bantu, esi ba John se, esi ba Gerard se, esi ba Mapendo, esi ba Kabanya. Oya, uzabahinyure, ariko ijambo ry'Imana utera kurihinyura. Icyo gihe rero
muzatane n'uwo muntu. Achane na ule mtu. Umuntu udafite na hano Hata hapa. mujye muceraguza murebe. Niba itegereza umuntu ukabona nta mana agira, nushaka gutera tuzamugira n'inshuti. Azakumaraho amavuta. Haleluya. Azakumaraho amavuta. Azayagukamyamo. Uzibuka wabaye umunyamubiri. Kubera iki? Niwe murimo wa Satani. Ndabwira rero ngo nimuze kwibera umusezerano. Mwayisezeranije no kwizerwa. Yesu araje. Yesu araje. Yesu araje. Niyo ndirimbo yacu. Ni bangahe babyemeye? Satani ari gukaranga we. Namara gukumara amavuta. Uzavuga nk'abandi. Uzambara nk'abandi. Uzasuka imisatsi nk'abandi. Uzashyiramo amaderede nk'abandi. N'abazakubona bazabona bafite ibisuko bitewe n'amasikisho. Nibakwitegereza babona uri umugabo. Uyu ko afite imisatsi agashyiramo n'amasikiyo yari ari umufurere, baragukarangiye bakuvanye mu gihagararo. Ubu ntabwo ukiri uw'Imana ahubwo uri uwa Satani. Ndabwira rero ngo mukomere ku rugamba. Uwo wasezeranije ni uwo kwizerwa. Yesu Kristo araje. Kuguma mu musezerano, gukomerera mu musezerano. Dawidi ati abazakorwa n'isi yewe wa mana we, umutima wanjye ni wowe wiringira. Nta yindi mana niringira itari wowe. Abiringira bakomeye baramwaye cyane, ariko ndavuga nti yewe mana we, ni wowe niringira. Uwiteka ni wowe ncuririra umutima wanjye. Mana yanjye ni wowe niringiye. Ni bangahe niringiye Uwiteka? Haleluya. Ni wiringira umwana w'umuntu ukiringira John, ejo azaguhinduka. Ni umwana w'umuntu ariringira ijambo ry'Imana bakomeye nk'umusozi Siyoni. Haleluya. Ameze nk'urutare utashobora gutera ibuye. Ni wowe niringiye. Niye gukorwa n'isoni. Abandi banjye be kugishima hejuru. Bashiki banjye, bene data, dufite abanzi. Umwanzi wawe ntabwo ari Sara. Umwanzi wawe ntabwo ari Byiringiro. Umwanzi wawe ni Satani. Murabyemeye? N'umuntu nagira igihe akavuga ngo mfite umwanzi muhasanga, azaba ataye umurongo. Ahubwo dufite aduyi umwe utubujije amahoro. Umwanzi wa mbere ni umubiri wawe. Umubiri wawe, uyu mubiri wa John ni wa mwanzi we. Nge nta mwanzi mfite muhasanga. Aduyi wanjye ni uyu nguyu ndi kugendana nawe. Uyu ni uvuga nabi, uyu ni uvuma abafurere. Muri uyu nimwe dukorera n'ibyaha. Ariko hari umugabo niringiye, niye gukorwa n'isoni. Murabyemeye? Haleluya. Umwanzi w'umuntu, umwanzi wa kabiri, iyi si dutuyemo. Ino si dutuyemo none ya dunia tunakaa ni ibilisi. Nuko mu kwisiga amarangi, ukayisiga amarangi ngo hari washira akarangi we. Ni amarangi muri kwisiga, ariko ntabwo ari yanyu. Ibyo uzakora byose baguha icyubahiro, ugira amafaranga, ugira n'amazu muri Afurika, ugira n'amazu muri Amerika, ugira amamodoka meza, ugira amakoti meza, uri gusiga iyi si. Ariko iyi si turi kuyibamo tugenda ngo tugane hakurya. Ndabwira rero Imana ngo Yesu araje. Siko bizaba kuba gutegereza. Nawe uzakorwa n'isoni, ahubwo abava mu masezerano y'intama abo nibo bazakorwa n'isoni. Bifurije kuguma mu masezerano. Uwari sezeranije no kwizerwa. Imana ibambera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka mvuge ko umuntu umwe ni Mose wazamutse umusozi ageze haruguru. Bari bazi ibitangaza by'Imana, bari barabonye inkingi y'umuriro, bari barabonye inyanja ukuntu igabanije, ariko barahangara. Mwana w'ubu
kunze kuvuga hano sinzi umufiro kunze kuvuga ngo mwanadamu ni mubaya kabisa. Mwana w'umuntu ni mubi. Yewe ni mubaya koko. Ni mubaya. Abantu bambutse inyanja itukura babonye ibitangaza by'Imana, Farawo ubwe arigise bamureba, ingabo zibakurikiye zose zirarigise, amagare avuye ku magurudumu, marayika wahagaze hagati ngo bana babere inkingi y'umuriro, bana babere umwijima bashiremo, baramubonye ariko baraza. Yewe aro Mose yapfuye yaheze ku musozi, none fata kano kamasa udukorera kamana, ubona Mose atagihari. Yewe umwana w'umuntu, Bibiliya ntukiringire umuntu wese utabonerwamo agakiza, kubera umwuka we urahera akajya ikuzimu akagenda. Umugore wawe mufumbatana ntumiringi, umugabo wawe mufumbatana ntumiringi, umukobwa wawe byana ntumiringi, n'abana ufite kubiringi, hahirwa biringira Uwiteka. Ibyiringiro byawe reka kubishyira kuri Tamuriza. Tamuriza ntacyo azakumara. Bivane kuri Gerard, ntacyo Gerard yakumarira. Bivane kuri John we ni hanyuma y'abandi. Ibyiringiro byawe bifata bishyira kuri Senyeri, kubera Senyeri we afite umuti wose. Iwe number one. My God, he is number one. Yesu karimba karanejeje. Yesu ujya niwe number one. Yesu ndiye namba ya kwanza. Mu buzima bwanjye, mu mibereho yanjye, mu mivugire yanjye, mu mikorere yanjye, Yesu ni number one. Nawe abyemeye kugira number one mu mibereho yanjye. Abagasya. Abakama amasikiyo. Acurama akamasa. Ukagira izindi mana mu maso yawe. Baratangira niba baravuze ngo warahi wa kibali, sinzi uko basenze, ariko Mose amanutse avuye n'ubwiza bukimuriho, asanga bahemba bari guhenereza imbere y'akamasa, arababara. Yewe mwana w'umuntu yibagirwa vuba, wasanga n'Imana gukorera uriya mwaka barabyibagiwe kera. Ndabwira abera ngo utere kuva mu masezerano. Hanyuma Mose afata bya bisate by'amabuye abikubita hasi, ubwoko butamwumvira. Aravuga hereye none kugira ngo uburakari bushire mu muteraniro, buri muntu nafata inkota yicana yica mugenzi, kubita baricana kakamasa baragasya. Ndabwira abera b'Imana bikuye mu isezerano hafi y'ibihumbi 3 by'abantu. Mureke kwivana mu isezerano. Iyi nzira wayigutangije arahari, uwakuzanye mu mesaje arahari. Reka kuva mu masezerano, reka kuva mu mesaje. Ibyo ndimo niba ari ukuri, niba atari ukuri, ukaba mu mesaje utazi ko ari ukuri, yemeze nk'uregetse mbati uwamaraho guca ahita nigendera da. Ntabwo uri uwacu, ntabwo bari abacu. Uwo ni Pawulo, icyatumye bagenda ni uko batari abacu. Iyo baba abacu baba baragumanye hamwe natwe. Abana b'Imana mutere kuva mu masezerano. Hari inkuru njya nsoma nk'uko Mariya agiye kugwa hasi, iri mu gitabo cy'Abami 13. Uzasoma uri mu umuntu w'Imana wavuye mu Yuda araza avuma igicaniro. Umwami aramubwira ati we urahangaye, akaboko karanyunyuka, mujye mukina n'abagore banyu, kimwe n'abana banyu, ntimugakinishe ijambo ryiza. Akaboko karanyunyuka. Umuntu w'Imana we bazabimenya imitagihe. Murabibabwira bakabyanga, ariko bazabimenya imitagihe. Ako kanya rero amusengeye akaboko bakarakiza. Nijya kukugaburira, ndi kubona uri mu imbaraga y'Imana, urya iwanjye unywa iwanjye. Ngatina bati itegeko bampaye simino kandi ntabwo ndasubiza n'inzira yanjye. Mbega ubuhamya.
nawe ugitangira mu mesaje niko byari bimeze. Mbega urukundo wari ufite ugitangira, mbega ukuntu wakundaga abakozi, mbega ukuntu wakundaga indirimbo, mbega ukuntu wazaga ufite amavuta. Bwari ubuhamya bwa mu gitondo. None urugamba rwakataje, tugeze mu gicuku gikaze, ni mu gicuku cy'ibibazo, ni mu gicuku cy'amaganya, ni mu gicuku cyo kudashima, cyo kutanyurwa, ni igicuku cy'ingorane. Mbega igicuku umuntu akakwitegereza twaririmba umusirere ukomeye ibyumba. Umva, hariya twasengeraga hariya mu mbuga ngari, yari iterwaga ukagira ngo ntabwo ari wari ugifite imbaraga za mu gitondo, ariko ihangane iyagutangije iri mu ruhande rwawe. Arirukanse rero si imbyino kandi si nini, icyamukozeho ageze mu nzira abaricaye. Mwirinde kwicara mu mayira, Yesu araje. Iyo umugenzi ari kureba hakurya, aya matwi ayima ibya hano, aya nayo akayima ibya hano. N'abakunze kuvuga ngo abakozi batubwiye umusore uzumva amagambo y'amubanye menshi. Umugabo avuga akana k'amashini ukagenda bacometse kuri ngo nuzumva umugabo atavuga ngo uceceke ukubavuga ngo burata sere mu ujya kunywa amazi, ujya ufata amazi uyajuma. Umugabo avuga we ngo azarinda soza utamushusha. Aleluya. Ndikubwira bera b'Imana ngo kuguma mu isezerano kubera Yesu araje. Wa muntu w'Imana rero amaze kwicara aho hantu, umuhanuzi nawe araje. Nari umuhanuzi umeze nkawe, barambwiye none ngo ngwihurye kandi unywe. Kano kanya bikuye barari inyongore. Abayumvishije ijwi rya wa muhanuzi bafata ukuboko baragiye. Niba barariye amafunguro ameze agikora mutu wa muhanuzi ubwo uhangaye kuva mu isezerano wasezeranye n'Uwiteka, ubugingo bwawe n'intumbi yawe ntabwo izagerera amahoro. Mwene data we, mushiki wanjye, bifurije kuguma mu isezerano. Abaragiye ageze mu nzira ari kugenda, intare iraza ahura n'intare biramucagaguye. Ako kanya intare ihagarara hamwe n'intumbi n'indogobe nayo itariya, ariko umuntu w'Imana atari byarangiye. Ibyo byose byatewe n'iki? Nuko yari avuye mu isezerano. Abantu bapfa amasezerano, bikomera bidakomera, natugumire mu isezerano. Yesu araje, hari abantu bazaba bagiye hajya. Hari indirimbo Elisa dushyira ngo baraduteruriye iyo ntango abavumbyi batashye. Abo bavumbyi baraba batashye ni abananiwe kuba mu isezerano. Imisatsi imeze gutya, umusore muzima nkayihorana ikazazazira ikajya gushyiramo ibisuko. Rero hariya ko bari kwisukira n'imisatsi bari kubikora uko bashaka, ntabwo bazajya mu ijuru. Umunsi wabivuyemo niho Yesu araje. Ndakubwira ngo guma mu isezerano. Murabyemeye? Iyo ntabwo barayiterura abavumbyi badahari. Umwuka wera baramuterura abavumbyi badahari. Imbaraga baraziterura abavumbyi batashye. Amavuta baraterura. Bazasomeraho bano baririmbyi, buri muntu wese azadandabirana. Uzashaka intege ziri ntabwo uzongera kuhabona, kubera Imana niyo yabisezeranye. Umuntu azasogongeraho amarika rigasohoka pana. Ino ni kambuca ngo yerekeze, ntabwo ari kambuca. Mukano gatobe oya ni intango baraterura, barayiterurira abandi abahagaze mu masezerano abagumyemo. Birababaje.
icupa ry'inzoga ari kuvana mu masezerano birababaje. Kuvuga mwenge so bikuvana mu masezerano birababaje. Indwara zikuvana mu masezerano ujya gucumisha ugire abacunyingo mumbarize izi ndwara zimazeho imyaka myinshi nawe akavuga ati aya ndayariye rero atabacumi rero ibigito turya ibi twizaniye akagukorera utuntu bari kukubeshya. Hanga amaso Imana yawe, uburwayi bwawe Imana irabuzi. Frère Branham ari kuvuga ngo nazuraga n'abapfuye bakazuka, hasabira abantu bagakira, ariko igifu cyarandembeje. Si Branham agakiza abantu afite igifu, akazura abantu agifite igifu. Paulo nawe ninginze Imana gatatu mwigiza kino gishakwe. Yari afite ikintu hano ijisho ryawe bari kurira na kanseri ribiga yawe no kubwiriza ngo rikarira ngo nayinginze gatatu. Imana irambwira ngo genda ubwiriza ubutumwa bwiza, ubuntu bwanjye buraguhagije. Nta indwara zizi Imana yasinziye, nta bibazo bizi Imana yasinziye. Bitegereze, guma mu isezerano. Imana isabe bigera uzabishaka ubigure. Abera Imana murabyemeye, uguma mu isezerano. Ababa mu isezerano nta mpamvu abo nibo bazakorwa neza. Ese ko yefite Imana ari mugabije abanzi, iyo agera mu rugo kagakoma kagatega amaboko, oh papa araje, papa araje. Uyu mwana ndi kubona namugurana. Uyu mwana witwa Serine ni kugira ngo mugurane undi witwa Furaha. Uwo yavuze ngo yatsinze abanzi, yagiye ku rugamba avuze ko azamutanga, aragarutse aramusanganiye. Umutima wanjye uri kaza, ariko nabibwiye Uwiteka. Bene data we, mwirinde kuba musezerano nta mpamvu. Yaramufashe asezerera ubupfumu bwe, aramucagagura. N'Imana irabyemera. Mu gihe uw'Aburahamu yagarutse, uw'Aburahamu yaragarutse, uwa Yefuta we ntabwo urugamba rwanjye rwo rwawe. Aho watsinze sine naho aho wanesheje sindahari. Buri muntu wese narwanira. Nakira ndi kumubona niwe wamuhamagara. Buri muntu narwana imbere, buri muntu nagiye mu bimureba narwana imbere ye. Abanzi bari imbere ya Rwanda nabo ntabwo abanzi bawe nibo banzi ba Gerard afite abe nawe ufite abawe. Buri muntu wese asonga mbere. Yesu araje, amasaha arageze, mugume musezerano. Aramutemagura Imana iti mbega ubavu Yefuta we uri umufurere kandi Aburahamu we umwana bamumuhaye yagiye. Imana izemera ko ingorane zikugera. Imana izemera ko bakuvuga. Imana izemera ko bakugira n'igitaramo. Bazagushinja n'ibyo udakora. Komera mu isezerano. Haleluya. Bizagera igihe paje yawe Venuste baraturembeje, Venuste araturembeje, Venuste yitonganye. Venuste nareba nabi azibuka yavuyemo, ariko namenye uwo muhamagaye azakomerera mu byizerwa. Bifurije imbaraga we, bifurije gukomera. Umuntu yantwara iki? Umuntu yantandukanya n'Imana. Pawulo mu gitabo cy'Abaroma ibice 8 hepfo ngo nibyo uzadutandukanya atagutenganisha. Abaroma ibice 8 umurongo wa 30 na rimwe niba ntibeshe kane. Abaroma ibice 8. Aya magambo murakunze, ni meza cyane. Imana yambere mu mugisha. Mwirinde kuba mu isezerano. Chunga msitoke ndani ya ahadi.
kandi tuzi Ni sawa. ninde 33 ninde uzarega intore z'Imana ni Imana kandi arizitsindishiriza ninde uzazicira witeka ni Kristo Yesu kandi ari wazitsindishiriza ninde ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo ninde hepfo ngo mbese ni amakuba vuga mu mutima ngo oya mbese ni amakuba oya cyangwa n'ibyago oya cyangwa n'ukurenganywa oya cyangwa n'inzara oya cyangwa n'ukuba mu kaga oya cyangwa n'inkota oya nk'uko byanditswe ngo turicwe umunsi ukira bakudorora twahwanijwe n'intama zibagwa aleluya ni igiki cyagutandukanya n'ukuyo rwanda mbonye umugabo ufite amafaranga none ibyo abafuredi kubona bari gutinda kuza iwacu ngo bandambagize nanjye nkore mariage nigire kwa kiriya bose ayo mafaranga azagushirana uzataha iwanyu wikoreye ibirago kubera wahisemo umugabo Imana yawe ishyira uruhande nyabwira rero ngo ni igiki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo mbese n'inzara mbese n'ibyago mbese no kuba mu kaga mbese n'ugutukuvugwa mbese n'ugutukwa nyabwira rero ngo mukomere gusezerana hande Aburahamu murabyemeye wamaze imyaka 25 ngari umuntu wa kera mu Misiri ntabwo wa kera hari abandi ba kera isezerano Aburahamu yari imyaka 25 kandi Imana umubwiye ngo kindi kigeze kama huu komera musezerano nkandi nka Yosuwa ndetse nka Kalebu kubera bakomereyemo Imana ibageza hakurya haleluya ndishoje mbabwiye ngo hahandi twababwiye aho gutegerereza intumwa zarahabaye umunsi wa mbere umunsi wa kabiri iyo minsi bayimaze bari gukora iki bari gukosora sari ikintu nabafitanye ingorane nabafitanye na mushiki wawe mfitanye na mwene data mfitanye n'abakozi mfitanye n'Imana yanjye ni igihe cyo kwiyunga n'Imana Imana yacu iraje Yesu araje kandi araje nta kabuza umunsi wa mbere uwa kabiri uzi ko nakuvuze nabi barakosorana umunsi wa 10 bagiye bumva umuriri unyiganyiza inzu bari barimo abantu buzura umwuka wera batangira kuvuga indimi no guhanura iyo asezeranije yamvura ya nyuma namwe murayirindiriye za mbaraga za nyuma namwe murazirindiriye aho bacu byarindiriye Imana arabishoboje namwe irabisohoza nta kabuza abera b'Imana twatuganira ngo mugume musezerano mirinde kurivamo Yesu araje amahoro y'Imana bane namwe mukorere umwami mushikame haleluya yagira umuntu kubyiga mubwire ngo ni kwa papa mubwire ngo ni kwa data haleluya yagira umusere kubyiga va muri umunyamubiri mubwire ngo ndi umunyamubiri ariko wasenyeri yego ni wahinduka genda oya mubwire ngo yahinduye abandi nanjye nzakwindura haleluya nongera mbabwire ngo yagira ugukarangira ngo wirukanke Yesu araje Elisa hajya ngo naratumiwe ngo naratumiwe ubu ngubu hari inzu barayiterura namwe mwese murayimaho yabivuze niyo kwizerwa gukizwe hari imijona